Bakunzi ba B-Info News, ndazi abakurikiranye ijambo Perezida w'igihugu cy'u Rwanda yashikirije igihe yari imbere y'abadiplomate n'abaserukira imiryango yabo mu gihugu cy'u Rwanda, yaravuze uburyo amashitani mijoro araramuteramo ndetse akamubuza n'ikintu. N'ikiganiro kigufi cyane tugatubacishirizemwo aho umwami w'igisakaza kugerageza kubidushirira mu rurimi twumva biri mu rurimi rw'icongereza, ariko araza kudufasha kugira ngo ashobore kudushirira mu rurimi gwumva abarundi ndetse n'abanyarwanda bose muri rusangi. Rero ikaze ni karibu making sure ko umaze gukora subscribe ndetse na like kugira ngo ibiganiro byacu ubandanye ubironka atakibazo na kimwe. Rero mukurikirane, ndabasaye kumara rino jambo mwumve amakuba uno mugabo w'igihugu cy'u Rwanda arararahura nayo mu gihe cy'ijoro aba asinziriye, nkuko tuvyumva muri rino jambo yavuze imbere y'abadiplomate. Is the world of the past of changing over time, and hari isi iri kugenda irangira, ibintu birahinduka, isi irarangira. Aravuga ya miyoborere njya mbabwira nti turi mu isi nshya, isi yicara ihindagurika kandi kazana ibintu byinshi, kazana impinduka nyinshi tuba tutari twiteze. Ariko abantu tuba tugomba kuguma mu murongo w'urugendo w'ibyo twatangiye n'ibyo twifuza gukora no kugeraho ku giti cyacu. Aho rero niho igihugu cyacu nk'u Rwanda turi. Hano hari ibintu bibiri rero nshaka kubabwira. Murazi kariya gahe kaba hagati no hagati mbere yuko usinzira you had to rest, igihe ukeneye kuruhuka nyine, you asleep, urashaka kuryama ngo usinzire. that moment kagahe kari hagati mbere yuko ibitotsi bigutwara, coming in, ntubyitiranye n'inzozi. caught up in the middle, kari agace ko hagati ibitotsi, that space, kari agahe some of us ibitotsi bigiye kugutwara. Bamwe muri twe encounter, twumva amajwi, hari abantu batuganiriza mu ntekerezo zacu, we have conversations, tukaganira tukavugana. Nimubyitiranye, si inzozi, si ahangaha ndagira ngo tuhasobanukirwe neza, muhasobanukirwe neza. Aratubwira ngo si inzozi, ariko nanone nta nubwo ari abantu ari kubona, ntabwo ari abantu mu isi isanzwe, kuko nagahe kari hagati y'uko asinzira, mbese agatotsi ngo kagiye kuza kumutwara. Kari agahe mbese uba wumva gutyo ugiye kugenda, ariko atubwiye ko ngo atari inzozi, ntitubyitiranye. Sasa rero ngo hari amajwi aza akamuganiriza, akamubwira, aricyo kiganiro tugiye kumva mu ntekerezo za Dede. Ni ibihe bintu bimwe tujya tubabwira duti hari ibibazo hano biri mu mutwe w'uyu mugabo. Bamwe bavuga ati ni uburwayi bwo mu mutwe, bamwe bavuga ati niki. Ahangaha neza araje amena umuceri, abanje no gushyiraho umucyo ati ntimubyitiranye n'inzozi, kandi ntimugire ngo mba nabyibagiwe, ngo wenda ngo ni abantu tuba twavuganye mu buzima busanzwe, ngo ni ibyanyabyo, ngo ni abantu baba bari aho ngaho. Hoya ni amajwi nk'uko tugiye kubyumva. None ngo muri ibyo bihe iyo bigeze, abo bantu batangiye kumuganiriza, and they brought up ngo baraza bakavuga kuri iyi ngingo. Icyo kiganiro nacyo ndaza kugishyiraho. Bakamubwira ngo Kagame, ngo Paul, you are not Christian enough, ngo ntabwo ukijijwe bihagije. Akababaza ngo kubera iki? Mwibuke hano mu Gisagati bimunda kubabwira nti aba bantu ibintu bakoreye aka karere, nyamuna nubwo tutababona babuze amahoro, ariko mu mitima yabo nta mahoro arimo. Miliyoni n'amamiliyoni y'abantu batuye aka karere bapfuye,
ntabwo inkotanyi birangira gutyo gusa n'ubwo no gukomeza bamena n'andi n'ubu ngubu biva yuko ngira ngo baba bashaka niba bashaka kuriyaringa ibyashize baba bashaka kugira ngo ntihazajye n'umwe usigara mbese bumve ko nta muntu n'umwe uzi ibyo bakoze nibwo imitima yabo ngira ngo izatuza ariko izi ni impagarara ngo zituma adasinzira ngo iyo ategereje agatotsi gutyo ngo agiye gusinzira ngo yumva aya majwi amubwira ngo Paul ngo ntago ukijijwe. Urumva mwibuke hari abahanuzi bamutuma naho yarangiza akababwira ngo ariko ngo mujye mubwira iyo Mana ngo nayo izinyivugishirize, dore abivuze ubu ngubu baza noneho isigaye iza kumwivugishiriza. And that is supposed to, if I was Christian enough, ngakababaza ngo ayo majwi atareba utareba atari n'inzozi, yaruhutse agiye kuryama hitaza akamuganiriza, aramubwira ati kubera iki, arayabaza ngo kubera iki, ngo kubera yuko ngo ntabwo yumva ngo kuntu ngadakijijwe ngo kandi ngo solve my problems, ngo niba ngo ntakijijwe se ngo niyo mpamvu mpora muri ibi bibazo, because I'm not ngo kubera ko ngo ntakijijwe bihagije, ngo ntari umukristo bihagije. This person's mind, it is supposed to create problems for ngo ni nayo mpamvu mpora muri ibi bibazo by'urudaca. But I asked this person, yarangiza akabwira ngo umuntu uri kumuganiriza utareba, what is enough? aravuga ngo igihagije ni iki, urashaka ngo mbe nkijijwe bihagije ku ruhe rwego gute? First, ubwa mbere na mbere I'm called Paul. nitwa Paulo. I think by that name, ucyumva iryo zina Paulo ntabwo wumva ko ndi umukristo nkijijwe. Second, icya kabiri, told the person mbwira uwo muntu of my story, mbwira uwo muntu that ti mu mateka my parents, ababyeyi banjye were very good Christians. bari abakristo bakijijwe bamaramaje, ti kubera yuko they used to share batangaga ubukire bwacu mu rusengero rwose baratangaga. Church. I'm supposed to be rero nanjye urumva ko side of Christian. nanjye urumva ntari umukristo njyewe. They gave a lot of nabasobanuriye ibi to the church. batanze ibihagije mu rusengero. icya mbere nitwa Paulo, icya kabiri abakristo ababyeyi banjye ni abakristo bari baramaramaje, rero nanjye ndi umukristo bihagije. none uhagije uvuga niki? uwo muntu rero ahangaha ikintu agiye kutubwira nk'uko nawe wumva kuvuga ngo nitwa Paulo, kuvuga ngo ababyeyi banjye ngo baraturaga ngo bari bafite ibyo batanga mu rusengero, ibyo nibyo bikorifayinga umuntu kuba umukristo wamaramaje. oya, rero abo bantu nabo uwo muntu umuhagararaho, urumva wibuka cyakora wabona wa mugani babahanuzi bagiye bamutumwaho akanga kubumvira, akabwira ati mubwire iyo Mana nanjye izinyigerereho. ubu si ubu buhanuzi bumwigereyeho, bavuga ati nyamuna. hanyuma ngo yarabasobanuye ibyo basobanuro nk'uko nawe wakumva bidahagije, nabo ngo banga pe, uwo muntu ngo yanga kunyurwa, aravuga ati ati byose birahagije. He said, I'm also, much as I'm a Christian and you think it's not enough. njyewe nagusobanuriye ukuntu ndi umukristo bihagije rwose, none wanze kubyemera. urashaka se ngo mbe umupasitoro nge nzenguruka umuvugabutumwa, nzenguruka hirya no hino mvuga ubutumwa? ariko ugomba kumenya ko Imana yanyohereje mu rundi ruhande rwo kuyikorera, rwo kuba perezida, nubwo ntazenguruka nigisha iyobokamana na Bible. rero ibyo bituma wumva bidahagije ngo mbe ukijijwe. ibyo rero nibyo bintera ibibazo n'ibigeragezo mporamo. ariko ndangije uwo muntu ndamubwira nti hari abantu nagiye mbona abantu bagenda bavuga ngo bo bakijijwe baramaramaza kuri urwo rwego, umbwira njye ntariho.
In the morning, mu gitondo ukababona out there shouting, bagiye basakuza bavuga ibintu ngo bigisha iyobokamana, ariko ku kagoroba kagera they go visiting witch doctors. nkababona bagiye mu bapfumu. I said, how did the none si ibi bintu uko ari bibiri wabihuza uti? Wabihuza ute? Go together. Ibi bintu birajyana. So in other words, I was telling mu yandi magambo nende kumubwira nti actually some of them bamwe muri abo also tell lies under the cover bavuga ibihabanye abavuga ni babandi ngo bajya kwigisha amabibiriya babwiriza hose bazenguruka ngo nimugoroba, ariko ubundi abo bantu ntiwumva bya bindi babandi bavuga ngo nyamara iyi guverinoma ni y'ikuzimu, kubera yuko abo bantu se bari impande ya perezida hafi ni bande kuvuga ngo abo bantu abona bajya mu bapfumu birirwa bavuga ngo ye ubwo si ba minyone si ba bandi bose tujya tubona ngo ariko ngo kagoroba kagera bakajya mu bapfumu. Hanyuma arangije agira ibiki aratubwira ngo abo bantu ngo ukuri nuko ibyo bavuga batubwira ibinyoma bihabanye n'ibiri inyuma mu byo bakora inyuma kuri kava, ibiri inyuma y'ibyo batubwira. Rero ngo we yahisemo kumera nguko ari not being Christian enough. None ngibyo nibyo washingiraho ngo uncira urubanza ngo sinkijijwe bihagije. I was meaning not Christian enough. So that is something they needed to think about. Rero icyo nicyo nshaka ko mutekerezaho. No pretense, no. Nubu kwiye and everyone kwifishanya, buri wese abakwiye kwemera kuba uwo ari we. There are other measures. Kuko hari ahandi hantu wamujajingira ukamenya agaciro ke utamushingiye ngo nturi umukristo cyangwa nturi umukristo. The value. Hari ibindi bintu wagenderaho. Ibihe deda bashaka tugenderaho sasa. Then another conversation. Nanone kandi ngo mu kindi kiganiro ni muri ya majwi atareba atari inzozi, ariko nanone atari umuntu physically mu isi isanzwe, nukuvuga ngo umugenderera. Put aside the Christian. Hano atubwira ati tube tuvuye sasa ati kuri ibyo by'iyobokamana. Your country, umuntu ngakamubwira ngo igihugu cyawe is not wealthy enough. Ngo nta bukungu kamere gifite buhagije, ngo ntago mufite, don't have enough of the resources, ntago mufite imitungo kamere isi ikeneye. Hano bavuga amabuye y'agaciro, bavuga amashyamba, all kinds of things. ibintu bigiye bitandukanye nyine kamere. So then I said, okay, narangiza ngavuga nti none do I also have to face penalties? None ibyo ngibyo nabyo mugomba kubindenganyiriza mukame bihano, kuba ntakize ntafite imitungo kamere ihagije isi yifuza. I said, what do people do? Ese hari icyo umuntu akora kugira ngo iyo mitungo ayibone ayigereho? Njyewe noneho ukambwira ngo icyo sinagikoze, that constitute bikaba ari byo bibatera kunyanyasa gutya. Bwa mbere I was told not Christian enough. Muhambwiye ngo sindi umukristo. Second, icya kabiri murongeye ngo I'm not wealthy, ngo ntabwo ngo nkungahaye mu bitungo kamere. So which means none bisobanuye ngo uhuje ibyo byombi should cause nibyo ngo some of us problems. Ngo nibyo ngo bamwe biduteza ibibazo. Nkanjye nk'umuntu ku giti cyanjye cyangwa se nk'u Rwanda nk'igihugu. Problems. Other people's judgment. Mu mboni z'abandi bantu ngo nibyo biduteza ibibazo. But since when? Ariko ibyo ni kuva ryari ibi ngibi byabaye ibigenderwaho people being right or wrong. Kugira ngo ucire umuntu urubanza ngo uyu ngari mukuri ngo yari mu ukuri niki? Ukuri nuko bivuze ko nta muntu uzakwitaho
ariko mu by'ukuri ngewe icyo nicyo nifuza ngo ntihabe hari umuntu unyitayeho. Ntabwo nkeneye abantu nk'abo ko banyitaho. Ni byiza biba bivuze ngo urakora ibyawe nanjye ndakora ibintu byanjye uko mbishaka. Ntabwo nkeneye rero kunyitaho, ntabwo mbikeneye, ntabwo nkeneye ngo bivuze ngo niba utanyitayeho ntabwo uzaza ngo unyibutse ngo ntabwo ngukijijwe bihagije, ngo ntugize ibiki. Rero ahubwo bivuze ko uko unyitaho gake ni byiza kuri njye namwe. Kandi kuki muti umwanya wanyu muntekerezaho? Right. As I continued, nkomeje rero, one evening I was bored. Ikigoroba kimwe na